amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Karibu Songo yabonye umuvuno mushya wo kwegukana Uwera. Kwaniseti se bamerewe bate nyuma y'igihombo batejwe n'ubutekamutwe bahuriye nabwo ku mbuga nkoranyambaga. Nimwe ikinamico rangurura. Waretse kumbwira n'abanise ariko se niba nkubwiye ntindekana iryamire nkubwiye ntabine. None isura ryama kugeza ryari? Wahabyutse ukajya mu mirimo? Wahabyutse usanzwe umbwira igihe ngira mu mirimo se? Niba ushaka gukora wagiye kamaboko yawe ntayo mfite. Ngaho se ngwino umperekeze tujyane gusarura urusenda, sibyo? Urarukoresha iki? Uraza ukaranga urye, urarugereka ku bishyimbo se bibuburisho. Ngaho urarushyira abaturage se uti nimwakira ku musaruro twejeje mugaburira abana. Anise nibyo twarahombye ariko twicika intege pe. None se ubundi kureka rukaborera mu murima byo biradufasha iki? Hari ukuborera mu murima, hari ukuborera hano, byose ni ukubora. Nyamara uretse tukajya kurusarura, hari ukuntu twabigenza muri iyi minsi nkaba ndetse gucuruza imboga n'imbuto nkabarirwo ncuruzi. Imiringoti 3 yose y'urusenda uzarujyana ku gasoko ishire. Ikidashoboka ni ikize. Wavuga ngo ntiruzashira utanarucurujeho ngo urebe uko bigenda. Ariko se imyaka yose umaze ukorera mu gasoko waba warigeze ubona cyangwa wumva umuntu waje kugura ibiri 10 by'urusenda? Kubera iki se bidashoboka? Bose kugura ka 50 uguze rwinshi akagura kijana. Ariko ubusa buruta ubusa. None se dukuyemo ayo make hari icyo bitwaye aho kugira ngo ruborere mu murima rwose rushire nta n'igihumbi dukuyemo. Kuri nge byose ni kimwe. Iyo ndebye amafaranga nahingishije hari ahantu nkareba amafumbire naguze nkareba imiti byose bikaba bibaye imfabusa, amarira zenga mu maso. Ibyo ugiye kubibara gutyo rero no kurya ntiwarya, kuko ubwo wahita unashyiraho nari yatwohereje kuri telefone ngo turagura imigabane muri cya kigo. Nuko rero ibyo nahombye nibyo byinshi singiye gupfa nabi nzunguza urusenda mu isani. Ese ninde wakubwiye kuruzunguza? Waje ukamfasha kurusarura ubundi bikurikiraho ukabimparira. Uyu mwana se yagiye asiga adakinzera? Agatako we. Ndakumva mama. Ese uri he kudakoma? Ndi hano mu cyumba. Iyo umuntu arwaye se ni ngombwa ngo yirirwe mu buriri kugeza ijoro riguye? Ngaho re. Ibi ni ibikira? Agatako. Karame. Umumigana nkawe irarwara ikarira. Ntabwo ndizwa n'uburwayi mama. None urarizwa n'iki? Mama mfite ibibazo ntabona uko ngusobanurira. Ibibazo utabona uko nsobanurira ndi nyoko se ni ibibazo bimeze bite muko? Ni ikibazo gikomeye cyane kandi gishobora kugarura umwuka mubi mu muryango kandi twari tumaze igihe twimereye neza. Ye baba we. Agatako. Wasubiye muri bya biganiro so yakubujije? Ibiganiro byo nabyo nasubiyemo. None ibyo uvuga bishobora kugarura umwuka mubi mu muryango ni ibiki? Mama, Karame. Nimbikubwira ntabwo uzabibwira papa. Biraterwa n'ibyo ari byo. Byanjye birarangiye mama. Papa nabimenya aranye. None se ni ibiki kutavuga? Mama, Karame. Wakwemera ko Natana ari umutekamutwe? Natani wowe umutekamutwe? Natana umwambeshye ngo nimuha amafaranga azanyinisha filime. None se yakubwiye ngo ntayo muzakina? Nubwo wakomeza kumbwira ngo gahunda irahari kandi irakomeje, ariko amakuru namaze kumenya nuko nta filime afite. Ngo ndetse nta naba mu ruganda rw'abakora filime. Uti? Agatako. Karame. Ibyo uvuga wabikuye he mwana? Ni ibintu nabwiwe na Karibuso kandi ni inshuti ye ya hafi. Urumva ko atambeshye. Cyangwa wasanga hari icyo bapfuye agafata umwanzuro wo kugenda musebya. Si ukumusebya kuko uyu munsi ndi kumwe na Kundwa twamuhamagaye. Kundwa yigize umukobwa ushaka gukina filime. Noneho bigenda bite Gatako? Aramubwira ngo we naba mu bya filime ngo kereka niba ashaka ko mukoresha ikiganiro kimwamamaza ko ari umukinnyi mwiza ngo naho we bya filime ntabwo abibarizwamo. Kuzindutse mwa uzi ko warushije umwaka? Havese utanuka ngo nuko nzindutse ngushaka Natana. Ngaho bawicaye aho ngaho ku gatebe rero umbwire dore ugeze amahirwe usanze ntarana. Simbura se wari umaze no gufata kamera na mikoro zawe ugiye? Cyane. Ahubwo se waretse tukajyanirana nkagenda nkubwira icyo nagushakiraga.
hari waba unyuriramo muri make nyine igihe ngitegereje kameramani ko angeraho ngo tugende. Sasa rero nk'umuntu w'umujyanama wanjye kandi uzi iby'ikoranabuhanga cyane ndashaka kukwaka agaserivisi nata. Agaserivisi kari muri telefone yawe ko mbona ari uri munyereka. Reba hano nkwereke icyo nshaka kumfasha. Urashaka ko ngufasha guteretuwera se ko ndeba ari uri munyereka? Dore reba hano. Dore amafoto ye nimugoroba twasohotse. Singa iyi foto ya mbere ndayibona. Dore n'indi ya kabiri. Dore ngini ya gatatu. Urabona ko iyo nana mu foto yahagaze. Erego ubwo nakomeje gutegereza ngo numve kumbwira icyo ushaka ko ngukorera nahibye. Umva nata. Reka urabona aya mafoto? Ndayabona. Hano wera ari wenyine. Yego. Aya yanjye nayo urabona ko yayamfotoye ndigire nyine. Yego. Sibyo? Ndashaka rero kuyampuriza. Ibyo nibyo byakuzinduye koko? Cyane. Kutamenya ikoranabuhanga we. Kwegeranya amafoto bure nicyo kintu cyoroshe kurusha ibindi bibaho. Ugira utya. Yego. Nayo ukayifata. Ukagira gutya. Ndabireba. Ubibona hari ikindi ushaka se? Oya Natani ntabwo ibyo ngibyo ari byo nshaka. Urabona ukuntu byegeranya nkwegeranya ibijumba. Umva. Ndashaka ko yankorera neza ukamushyira imbere. Urumva? Noneho nanjye ukamfukamisha nkamera nk'uwamutereye ivi neza. Ese mama ibyo nibyo ushaka? Nibyo nshaka rwose. Umva rero we binkorere. Nanjye imite nyashyira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ku buryo amafoto ararageze kuri Kareba agahita mvira ku mugore. Ubundi nkamusigarana jyenyine Natani. Karebuse rero ibyo ngibyo bisaba akanya. Naza kubigukorera nitonze mvuye mu kazi. Ariko rero ubizirikane ku buryo rwose ndara nkwiragije ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose nkoresha. Hoya rwose nimva mu kazi nibyo mpita nkora. Gusa birasaba akanya nawe urabibona. Ntabwo ibintu rwose nabikorera ubuntu Karebuso. Ese ubwo urashaka kunja amafaranga turi inshuti koko Nata? Turi inshuti? Wowe si iyo wamenye imari ko udashobora kuyindangira ntabanje kwikora. Cyakora koko ntibabeshya. Inshuti nyanshuti yibonera mu bibazo. Kubera ikivuze gutya Gatako? Ukuntu mu busanzwe utajya ukunda konsora. Ariko muri iyi minsi ukaba udasiba binyereka ko uhangayikishijwe n'ikibazo cyanjye pe. Kitampangayikishije nawe nta mutima ngira Gatako. Kuko rwose muri ibi ukeneye abantu bo kukuba hafi bakanaguhumuriza. Abantu se ni bande? Vuga ko ari wowe mfite nta wundi. Ubu natangiye kwibaza ukuntu numara kujya kwiga nzasigara ameze. Oya humura n'izindi nshuti zizakuba hafi. Ndetse n'ababyeyi bawe kandi barahari. Ababyeyi bazamba hafi batazi n'ikibazo mfite koko? Nta nubwo urabibwira ababyeyi bawe koko? Mu gitondo nihagazeho mbwira mama ko wa muhungu ari umutekamutwe. Nta filime afite nta n'izo ajya akora. Mama wawe ati iki? Yavuga iki se? Nawe agahinda kamwishe nkanjye bategereje kumva icyo papa azavuga ntamara kubimenya. Ku byerekeye no kuba yaraguteye inda se mama wawe byabivuzeho iki? Byo nabaye mbiretse kuko nabuze imbaraga zibimubwira. Ye baba we gusa nyine Agatako ndakumva. Ntugire ngo nuko kwishongoraho ariko kuva utwaye inda ungana gutya ubu ntugire ngo ejo hawe ntatangiye kwangirika rwose. Ndabizi kundwa, ndabizi ko nikozeho. Kandi si n'ubwa mbere ubimbwira. Ndabizi ko kuva kera wambwiraga ko kwigana abandi nsakaza amakuru ajyanye n'ubuzima bwanjye bwite, ntwika no gushaka kugendana n'ibigezweho. Bishobora kugira ingaruka ku buzima bwanjye. Cyane dore birabaye. Nibyo najyaga nkubwira nti kugira ubushishozi mu byo usangiza abandi ku mbuga nkoranyambaga bikurinda guseserezwa no guteshwa agaciro mu bandi kandi bikanarinda icyakwangiza izina ryawe muri sosiyete. Reka nkenyere mpangane n'ibibazo byanjye kuko igihe wambwiraga izi nama sinigeze nzumva. Uyo nza kukumvira simba ameze. Gusa indi nama nakugira Gatako. Ndakumva. Nuko ukwiriye kwishakamo imbaraga ukabwira ababyeyi bawe kutwite. Kuko ntago ari byiza kubana n'abantu batazi ikibazo ufite mu mubiri wawe. Ibyo uvuga nibyo. Gusa ndacyategereje icyo Natana bikoraho. Kuko we namaze kubimumenyesha arambwira ngo mbe mbigize ibanga mu gihe agitekereza icyo agiye kubikoraho. Gusa ndabona arimo gutinda kumpa igisubizo. Wimuha amahoro rero. Komeza umwotsi igitutu nawe abiha umurongo hakiri kare. Nawe umenye uko ugomba gutegura ibikurikiraho. Kare nari namuhamagaye ntiyamfata. Wituza Gatako. Ongera umuhamagara kubwira icyo ari kubitekerezaho di. Hagarika gato mbanze numva uyu mugore kati. Ariko express yigize express koko. Ubu hagaritse ibyo twakoraga ngo ubanze umwumve. Nyamara nakanya gato pe
igihe maze mpagaze aho yaba yaje akumva ibyo mubwira aba yagarutse mukisubirira mu byanyu. ariko se ubundi wakwinjiye mu nzu ukambwira? Erega wa muntu inzu y'abasore si ugupfa kuyinjiramo. Aha reka nkureke, ntabwo mpaguruka ahangaha ngo nje kukumva aho ngaho hanze. cyangwa ni amabanga yanyu y'umwihariko akaba adashaka ko nyumva? Amabanga yahise. Nta mabanga da, ahubwo mu kinyabupfura burya si byiza kwitura ku musore n'inkumi bibereye mu nzu bonyine. Ngaho mbwira icyo ushaka ko ngufasha twumve niba bishoboka Express. Natani rero ndashaka kuma ikiganiro nkiyamamariza umusaruro w'urusenda. Umusaruro w'urusenda suka wa mamazu. Urumva twahinze urusenda rwinshi cyane turuburira isoko. Ndashaka rero wampa ikiganiro nkabwira abantu ko dufite urusenda rwiza kandi turi kurugurisha ku giciro gito. ntabwo numva ukuntu mwahinze urusenda rukabura isoko. ubwo se urwo rusenda runganiye? Urumva hari umuntu w'umutekamutwe wadutse ku mbuga nkoranyambaga agenda abeshya abantu ko afite ikigo gikusanya kikanagurisha umusaruro w'urusenda mu mahanga. Noneho ibyo byabereye se kandi ko ntabimenye? Kwanza ndanibutse sha ikiganiro cy'uwo mutekamutwe cyacaga kuri Natani TV. Ni naho nakuye amakuru n'igitekerezo cyo guhinga urusenda. Uwo muntu ntawe aciye kuri televiziyo yanjye. Urashaka guhakana sinza n'ibimenyetso? Singaho ugomba kumfasha kwamamaza rura rusenda nkabona abaguzi. Urabyumva? ahubwo nge ndumva ko ari agakuru ntakwiye gucikwa. Nyumvira uyo nawe. Abantu barashutswe batanga amafaranga ngo baragura imigabane mu kigo batazi. Twarayatanze nkaho bidahagije bahinga imisozi n'imisozi y'urusenda none babuza abakiriya. Erega impamvu nashaka gukomeza kumuhamagara cyane muri iyi minsi asigaye agira akazi kenshi. Akazi kenshi se katuma atakwitaba? Hari igihe abura umwanya wo kwitaba, ubundi ugasanga na telefone ntayegereye kubera akazi kenshi. Mbese nyine ntabwo byoroshye. Agushukashuka se ngo muri myitozo idashira ko atananirwaga kugufata. Ako kazi se akagize aho agutereye inda? Kanongere ndebe. Uyu muhungu arakubeshya ntabwo azagufasha Gatako. Sha abahungu ni babi pe. Kandi wumvise ukuntu yambwiraga ngo singire ikibazo agiye kubikemura. Wari kugira uti ni umuntu. Sha mubwire icyo dukora Gatako? Ndakumva. Reka tumuhamagaze telefone yanjye turebe ko atanyitaba. Gerageza turebe ko wowe yakwitaba ariko nta mahirwe mbiri. Aranyitaba yewe. Gerageza turebe. Simbizi pe ko kwitaba. Humura. Halo? Wiriwe Nata. Wiriwe. Niribagize umwe muheruka kuvugana. Nahise nkumviriwe. Kandi na nimero yawe nahise nyandika muri telefone. Ni byiza noneho. Narinzi ko abantu nkamwe mukomeye mudapfa kwandika telefoni z'abantu nkatwe mutazi rwose. Oya humura rwose iribagize. Ndakuzi cyane. Na ya gahunda yo kukuzamuka bicyamamare ku mbuga nkoranyambaga ndayibuka. Yego se. Aho gushaka wahita unyohereza udufoto twawe dutwika. Gatangira kwiga uburyo nzakoresha ngufasha. Nta kibazo tuzabivugaho Nata, ariko ubu nari nguhamagaye ngo nguhe undi mufana wagukunda cyane. Niba ari umwana mwiza nkawe nta kibazo mume tuvugane. Nata. Iribagize. Ariko wa mukobwa uburyo washakaga kumpa Gatako? Ni njyewe ndimo kukubaza nti ko nguhamagara nkoresheje telefone yanjye yawe nticemo bimeze bite? Agatako. Ngaho ndebera. Ubusari ikindi gitegereje w'amaso yawe ntaguha. Tega amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Natani ko akomeje kwanga kuvugisha Gatako se Agatako azikura ate muri ibibazo arimo? Naho mu kinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication.